wavaga hano i Kigali ujya Butare, ahantu wabonaga umuntu ucaracara ni Muhanga, ni Ruhango, ni Nyanza, abantu bakeya nabo. Igihugu cyari vide wa mugani. Kwa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa 9 Perezida Bizimungu ajya Butare gusura Hôpital Universitaire. Turajyana. Ikintu cyankubise ahantu na n'ubu ntazibagirwa nuko utashoboraga kugenda ufunguye ibirahure by'imodoka kubera umunuko. U Rwanda rwose rwaranukaga. Ubwo ari 186 by'amanyarwanda. By'amadolari. Yego. Cyakora nyine ndagije Imana aho kuyabaha ayakubita ku mufuka aratoroka arigendera. Kandi ubwo tuganira n'abo bayobozi baravuze ngo ntibishoboka, ngo nta muntu ujya uhinduza Perezida wa Amerika gahunda. Turavuga ati ntacyo ubwo adashobora guhindura gahunda, natwe nta Perezida wacu ntazaza. So byatumye aza anatwara Perezida Bizimungu muri Air Force One amujyanye mu nama Kampala. Hari abantu babona u Rwanda rumeze gutya bakibagirwa aho rwavuye. Twe turaruzi uko rwari rumeze. Yes, reka twongere tubaye ikaze nshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio n'ijwi rya diaspora nyarwanda. Twizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe musanzwe umenyere ko mu biganiro byacu bitandukanye tugira dutya tukagira n'abatumirwa dutumiramo maze bakabasha kutubwira byinshi ku buzima bwabo ndetse na byinshi benshi mushobora kuba mubibazaho. Uwo tugiye kuganira nawe uyu munsi n'umuntu yavuga ko amaze igihe kitari gitoya mu buyobozi bw'u Rwanda, n'umwe mu bantu bitangiye kuyobora iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kuva jenoside yakorewe abatutsi irangiye muri 1994 kugeza magingo aya, ariko ubu yinjiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni Honorable Ambassador Charles Murigande tugiye kuganira nawe. Turaza kwibanda cyane ku rugendo rwe muri politike, mu burezi ndetse no mu bubanyi n'amahanga, cyane ko ari hamwe mu hantu yibanze cyane mu nzego zitandukanye yagiye ayobora muri ibyo bice tubabwiye. Icyo usabwa no gukomeza kudukurikira, waba utarakora subscribe ukayikora, hanyuma ukaba waduha n'ibitekerezo byawe aho hasi muri comments. Iyi ni One Nation Radio ukomeje gukurikira. Jewe nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Nyakubahwa Ambasaderi Charles Murigande, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze kuba mwaje kunshaka ngo tuganire. Ko nyine akaza neza. Murakoze cyane. Ngira ngo ikibazo cya mbere umuntu wese yakwibaza, umuntu yavuga ko ari nacyo kiri kwibazwa na benshi mu bantu babamenye, nkuko n'ubu natangiye mbivuga, duherutse kumva amakuru ko mwatangiye ikiruhuko cy'izabukuru. Mwaduhamiriza aya makuru? Ibyo ni ukuri. Minsi ishize nandikiye nyakubahwa Minisitiri w'Intebe musaba ko yabanyemerera nkajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntabwo byatinze, yaje kunsubiza ambwira ko inama ya Minisitiri yabiganiriyeho iranyemerera. Yego. Akenshi abantu iyo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru hari abantu badahita ku kanya babasha kubyakira ko babonaga umuntu agisa nkaho agifite imbaraga kandi yakomeza. Ngira ngo musura namwe imbuga nkoranyambaga mwarabibonye. Mu kubibona mwebwe wenda uyu munsi nibwo tugize amahirwe yo kuganira, nyuma y'uko wenda n'abanyarwanda babimenye bumvisha ayo makuru, ariko reaction zabaye izihe? Ntabwo nabonye umwanya cyane wo gukurikirana ibyanditswe hirya no hino, ariko hari abanyandikiye, abo twakoranaga n'ababyumvise banyandikira
banyandikiye amagambo meza cyane, naho nashoboye kureba ku mbuga nkoranyambaga zitari nyinshi, nabonye hari amagambo meza ashima ibyo nakoze, uko nabyitwayemo. Ikintu cyanje mu mutima ni ugushimira Imana, kuko mu by'ukuri iyo umuntu amaze imyaka nk'iyo nari maze mu kazi ka leta gatandukanye, hanyuma wajya mu kiruhuko cy'izabukuru ukabona abantu bandika bashima, bavuga amagambo meza, wumva nta kindi wakora atari ugushimira Imana yagushoboje. Ndetse numvise binandenze kuko bavuze amagambo meza arenze ay'umuntu yakwitekerezaho, ku buryo naje kugira igitekerezo mvuga ngo Imana yafashe bikeya nakoze irabitubura mu maso yabo nabikoreraga, ibigira byinshi, nk'uko dusoma muri Bibiliya ukuntu yafashe udufi n'udukati ikadutubura igahaza abantu benshi. Ku bwanjye, ku giti cyanjye, ntabwo navuga ko nakoze ibintu bidasanzwe. Icyo nagerageje gukora ni ugukorana umwete n'ubwitange n'imbaraga zanjye zose, kandi nkagerageza kwakira buri muntu wese uje unsanga, nkamutega amatwi, icyo nshoboye kumufasha nkakimufasha. Ibintu bisanzwe buri muntu wese yashobora gukora, hanyuma rero Imana irabifata ibiha umugisha ityo. Mwari mufite imirimo itandukanye, harimo ko mwari abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, wari umwarimu, ukaba n'umuvugabutumwa mu Rwanda no mu mahanga. Umuntu yakwibaza ati imirimo mugiye guhagarika gukora kugeza ubu ni iyihe muri iyo ngiyo? Ibyo nasabiye guhagarika, ibyo nagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru, ni akazi nakoraga muri Universite y'u Rwanda. Nari nsanzwe ndi umuyobozi wungirije wa Kaminuza y'u Rwanda ushinzwe iterambere ryayo. Ako niko kazi nakoraga kuva mu gitondo kugeza, ngiye kuvuze kugeza nimugoroba, rimwe na rimwe nagezaga no mu kindi gitondo. Ako rero niko nasabiye kuruhuka. Naho akandi kazi ntabwo ari akazi nakoraga mpembwa cyangwa iki, kansabaga gutonda saa moya, kampa imirimo ngomba kuba nakoze ku itariki n'iyi saha n'iyi. Ubwo rero ni akazi nzakomeza gukora, kuko sinabyita n'akazi, ni ukuba. Kuba umunyamuryango wa FPR ntabwo ari akazi, kuba umukristu ntabwo ari akazi, ni ubuzima. Ubwo ni ubuzima nzabukomeza. Umuntu yakwibaza, Honorable Charles Murigande, hari abantu benshi bagiye bamenya imirimo itandukanye mwagiye mushingwa, ariko akibaza ati mwinjiye gute muri politiki? Hari ryari igitekerezo cyaje gute? Mu by'ukuri nta kwinjira muri politiki kuri benshi bo mu kigero cyanjye ntabwo ari ibintu umuntu yicara ngo avuge ngo ngiye kuba umunyapolitiki. Nk'uko mubizi, twakuze turi impunzi tutagira igihugu. Kutagira igihugu rero ni ibintu bibi cyane. Ubuzima ubamo bugenda bukwibutsa ko nta gaciro ufite kuko udafite igihugu. Rero nk'umuntu muzima ugerageza gushaka agaciro. Nkiri muto rero natangiye kujya numva nkwiriye kugira icyo nakora kugira ngo ako gaciro twabuze tube twagasubirana.
ndibuka nkiri muto cyane ndi muri umwaka wa gatatu wa secondaire niga kuri Saint Albert twajyaga tujyana n'abandi bana tukajya kuganira n'umusaza witwa Rukeba sinzi niba mujya mwumva umuntu witwa Rukeba wari umukuru wa runari tuganira tubwira iby'u Rwanda tumubaza ngo yadufasha iki kugira ngo tuzasubire kugira u Rwanda rwacu urumva twabaga turi no mu Burundi ntitujye mu rugo iwe tukumvikana ngo tuze guhurira nko kuri plage ya Tanganyika tukagenda tuganira ubwo rero nagize igitekerezo kuva kera cyo kuba nagira akamaro katuma abanyarwanda basubirana agaciro bikomeza gutyo ndibuka ngeze no mu Bubiligi ngiye kwiga mu Bubiligi natangiye gushakisha abanyarwanda babaga mu Bubiligi kugira ngo tujye tuganira icyo twakora kugira ngo tuve mu buhunzi hari umuryango witwaga Akora yari association de communauté d'origine rwandaise tukajya duhura tuganira nyuma rero aho ndangirira amashuri mu Bubiligi ntashye ngiye mu Burundi nsanga icyo gihe hari abasore benshi bari batangiye kumenya ibya RANU Rwanda Alliance for National Unity nanjye baraza turaganira kuko harimo umwe mu bo twajyaga tujyana kureba Rukeba yumvise ko nagarutse rero aza kundeba kuko yari azi ko ndi bwitabire ibyo bya RANU hanyuma ninjira muri RANU muri 1987 nyuma gatoya RANU yaje guhinduka FPR ubwo rero kuva icyo gihe nyine nagiye mba hamwe n'abandi gutekereza ku cyakorwa kugira ngo duhindure ibyari biri mu Rwanda naho umuryango wa FPR utangiriye urugamba watangiye urugamba ndi muri Amerika icyo gihe nabaga Washington bihurirana rero nuko nari umwe mu bantu bakeya batarenze 4 nko muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari uzi umuryango wa FPR ako kanya nyine dutangira noneho gushyigikira urugamba rwari rutangiye njya kuri za radiyo ntanga ibiganiro ndibuka najyaga ntanga ibiganiro kuri VOA yaba ari mu makuru cyangwa se ibiganiro nk'ibi ngibi turiho dukora byinshi cyane no kuri za RFI n'ahandi hose ubwo rero ninjira muri politike gutyo atari ukuvuga ngo nashakaga kuba umunyapolitiki ariko nashakaga guhindura ko gushaka agaciro twari twarabuze ntabwo nagiye muri politike kubera nkunda politike cyangwa se nifuza kuba umunyepolitike ariko nagiye muri politike kugira ngo mfatanye n'abandi kugira icyo twahindura ku gihugu cyacu cyari kiyobowe nabi cyarabyaye impunzi nyinshi n'abatarabaye impunzi barabaye abaturage badafite agaciro. Mugerageje kutunyuriramo icyatumye mwinjira muri politiki urumva hari icyo kibazo cy'ubuhunzi mutangira kubiharanira mwana tubwiye ko mwabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe ndetse mukaba mwari muri bamwe mu bagize uruhare rwo gukangurira abandi banyarwanda babaga muri Amerika mu gushyigikira urugamba rwa RPF rwo gucyura abanyarwanda b'impunzi rukanahagarika jenoside yakorewe abatutsi yo muri 1994 umuntu yakwibaza ati muri make icyo gihe rero urwo rugamba ruratangiye byari bimeze bite?
mbere y'uko rutangira najyaga nganiriza abantu mbabwira ibya FPR ugasanga ntabwo bashaka kubyitabira ariko bumvise ko FPR yatangije urugamba rwo kubohora u Rwanda baranshatse ati noneho ngo nitubwire bya bintu wajya gutubwira ntidushake kubyumva ku buryo rero urugamba rwakanguye abanyarwanda bose dutangira rero kuvuga impamvu turiho turwana ndibuka ibintu bya mbere twakoze ni za manifestation imbere ya za ambasade z'Ababiligi kuko Ababiligi bari bohereje abasirikare gufasha Habyarimana tugera za manifestation imbere y'ambasade z'Abafaransa ya Zaire icyo gihe kubera baje kwivanga mu rugamba rwacu no gushyigikira Habyarimana leta ya Habyarimana ubwo rero dutangira no kujya twandika amabaruwa twandikira abakongressman cyangwa se abashinga amategeko bo muri Amerika dutangira no kujya tujya kureba State Department cyangwa se Ministère y'Affaires étrangères yaho n'ibigo bijya bigira influence kuri ku butegetsi barabyumvaga oya ntabwo bahita babyumva bitwara umwanya munini icyangombwa no kudacika intege iyo umuntu azi icyo akora iyo umuntu azi icyo akamije ntucika intege byatwaye umwanya munini kugira ngo batangire kubyumva nk'ubu ndibuka bwa mbere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika itwakira muri ofisi yabo hari mu kwezi kwa gatatu muri 1991 urumva hari hamaze nk'amezi hafi 6 dutangiye urugamba ariko nitwacikaga intege twaboherezaga inyandiko za FPR ibintu nk'ibyo noneho bageraho basanga bakwiriye gutangira kudutega amatwi natwe kuva icyo gihe rero bakajya bantumira nkajyayo nkaganira nabo nashaka rendezvous nabwo bakayimpa haba hari n'abayobozi b'umuryango wacu baje muri Amerika nkabasabira rendezvous bakayiduha tukajya no muri parlement yaho tugenda rero tumenyekana gutyo batangira kudutega amatwi gutyo yego icyo gihe ngira ngo ndibuka ko nk'umuntu icyo gihe mwari mufashe ya mbere yo guharanira gutaha ku buryo ubwo ari bwo bwose mu Rwanda n'inyuma ya jenoside icyo cyemezo na mbere ya jenoside isa nk'iri gutangira mwagifashe mute kandi nyamara mwebwe mwari mufite akazi keza icyo gihe jenoside itangiye yewe nyine urumva nari nsanzwe ndi umuvugizi wa FPR hariya muri Amerika information zose zarazaga zikangeraho n'abantu bashakaga kujya kureba ibiriho biba ari abajournalisti ari abakozi baza ONG bose nijye bacagaho kugira ngo masabire uruhushya rwo kuba bakwinjira mu gice FPR yayoboraga ubwo rero hari nk'abayobozi baza ONG ndibuka hari nk'umugabo witwa Roger Winter wayoboraga US Committee for Refugees yaraje inshuro nk'eshatu gutyo akaza akanafata n'amafoto n'amavideo akaza akatwereka bikadukora ahantu ndibuka madamu wanjye we yaje kugera haravuga ngo arumva atashobora kuguma yicaye muri Amerika nta kintu akora we ansaba uruhushya ati rwose sinshobora gukomeza nicaye contribution yanjye ari ukurira kandi hari abana bagenda batorwa mu ntumbi bagira bate nyemerera ngende nibura njye kwiyokipa abo bana njye kurera abo bana
ndamureka aragenda mu gihe cya jenoside intambara imeze nabi. ngo yari muri 94 muri 94 mu kwezi kwa gatanu. Araza wenyine afatanya n'abandi bari ku rugamba, bagenda batora utwana bakuye mu mirambo, borganiza inzu zo kubarereramwo, ku buryo rero ubwo jenoside yarangiraga, umuryango wa FPR watangiye gusaba abanyarwanda aho bari ngo baze gufasha kubaka igihugu. Nanjye baransabye niba naza. Icyo gihe urumva madamu wanjye yari ari ino, so cyari icyemezo kitoroshye gufata utavuganye na madamu. Ndabasaba bamfasha kuba namuvugisha kuri telefone satellitaire bari bafite, turaganira twemeranya ko rwose nta kuntu twaguma muri Amerika. Igihugu cyacu cyaracitse umuborogo, twumva aho dukwiriye kuba ari mu Rwanda, tukababaranwa n'abandi banyarwanda, tugafatanya nabo kubaka u Rwanda. Ubwo rero nyine ntangira gusaba uruhushya cyangwa se gusezerana, no gusaba uruhushya. Ndamubwira ngo ashaka uko agaruka kugira ngo asigare ku nzu, kuko njye nihutiraga kuza. Hanyuma aragaruka. Hagati aho nanjye njya kubwira abayobozi ba Howard University ko mbasezeyeho ngiye gutaha. Ntibanabyumva, bageze ngo nasaze, kuko urumva ibintu babonaga kuri za televiziyo ntabwo bumvaga ko hari umuntu muzima. Ubwo muri Howard University mwakoraga izihe nshingano? Muri Howard University nari director wa Biostatistics Center ya College of Medicine, cyangwa se ya College ya Medicine. So urumva nari mfite akazi keza rwose, mpembwa n'amafaranga meza. Ndetse banishimiye n'akazi nkora, kuko ndibuka ndiho nsezera, Dean wa Medicine yarambwiye ngo ariko se ko wakoraga akazi keza, utera imbere, urajya muri kiriya gihugu cyasenyutse gute, kirimo ibibazo gute? Mubwira amagambo ngira ngo yarinze apfa akiyibuka, kuko iteka uko nasubiraga Washington najyaga njya kubareba, agahora ambwira ati amagambo wambwiye na n'ubu iyo mpuye n'abanyeshuri ndayababwira. Bamubwiye gute? Kuko naramubwiye ngo nibyo koko hano muri Amerika nari mfite akazi keza, nakoraga n'umurimo mwari mwishimiye, ariko hano mushatse undi muntu usimbura ntabwo byabagora. Ndetse reka mbemerere ko ngiye kwandika advert cyangwa se gutangaza uyu murimo wanjye. Mu byumweru 2 tuzaba twabonye abakandida, mbafashe no muri interview, nsige mbaboneye unsimbura. Hano biroroshye muzababona, ariko nintataha iwacu ntabwo mpamya ko na dukeya na contribution ntoya nari kuzatanga bashobora kubona uwayitanga. Icyo gihe nyine yumva mubwiye ibintu by'ukuri, aguma bitekerezaho. Ndabizi ko bizanagora. Icyo gihe yaranambwiye ngo maze rero ngo nubwo ugiye umenye ko niwagira ikibazo na gitoya uzagaruke, tuzaguha akazi rwose. Ndamubwira nti ibibazo byo nzabigira, twongeye mu bibazo nta kuntu ntazahura n'ibibazo. Ntingiye ndufite uwo mugambi wo kugaruka sinatinda, ntumenye ko ngiye kandi ntazagaruka. Araseka. Ubwo rero nyine ndasezera ndaza. Mu gihe gitoya nyine na madama abamaze kwitegura, araza tufatanya n'abandi banyarwanda
kugerageza kubaka u Rwanda rwacu. icyo gihe rero jenoside irabaye, muraje irimo iraba, FPR Inkotanyi irayihagaritse irarangiye, nyuma ya 1994 u Rwanda rukiva muri jenoside n'intambara, mwabaye umujyanama wa Perezida Bizimungu. Honorable, mwabwira abadukurikiye uko ibintu byari byifashe icyo gihe ndetse n'ingorane mwahuye nazo icyo gihe, urumva nk'igihugu cyari kikiva mu bihe by'intambara? Yenda reka mvuge ibintu bibiri, hari byinshi umuntu yavuga, ariko ibintu byankoze ku mutima nkigera ino. Ndibuka nageze hano ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani, mpagera mu ijoro, nanafashe indege ngeza i Kampala, hanyuma nkodesha imodoka ndaza, ngera hano mu ijoro mu masaha 4 z'ijoro, kubera nta muntu nari nzi aho ari, ariko madamu kuko yari yaraje ino nyine muri icyo gihe cya jenoside, yavuye ino asize ababyeyi banjye bamaze gutaha, abasize Rwamagana, arambwira ngo abasize ahantu harebana no kwa Dereva Hotel. So ubwo rero nkomeza ngi Rwamagana muri iryo joro, ngerayo masaa 6 z'ijoro ndarayo, hanyuma buracya ndagaruka. Ngarutse rero ntabwo byatinze, bahise bampa ako kazi ko kuba umujyanama muri Perezidansi ya Repubulika. Muri weekend hari kwa gatandatu, ngira ngo kwezi kwa 9 gutangira kwa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa 9, Perezida Bizimungu ajya i Butare gusura Hôpital Universitaire, turajyana. Ikintu cyankubise ahantu na n'ubu ntazibagirwa, nuko utashoboraga kugenda ufunguye ibirahure by'imodoka kubera umunuko. U Rwanda rwose rwaranukaga kubera abantu bari barapfuye ari benshi. Ukareba iyo misozi, udusozi tw'u Rwanda twiza, wakubitiraho yuko buri gasozi kose kariho ibinogo byuzuye abantu bapfuye, amarira akabunga mu maso. Ubu nkunze kugira amarira byoroshye akabunga mu maso. Icyo kintu rero cyankoza ahantu. Ikindi kintu cyankoza ahantu nababwira uko u Rwanda rwari rumeze. Nko mu byumweru 2 ntangiye akazi, President Bizimungu yagombaga kujya muri Assemblée Générale ya Nations Unies. Ubwo rero nari umujyanama we mu by'ububanyi n'amahanga. So nige rero wateguye urwo rugendo, cyane cyane ko na Amerika nari narayibayemo. Musabira nyine za rendezvous zose za ngombwa. Noneho tugiye kugenda, tujya gushaka amafaranga y'urugendo. Ikintu cyankubise ahantu, nagiye muri ministeri, kuko icyo gihe Banque Nationale yari igifunze, itari yatangira gukora, na za banke zose kuko bari barazibye zarabaye piye. Tujya rero muri Minecofin. Amafaranga yose y'u Rwanda yabaga muri coffre-fort muri Minecofin. Turagenda, barakingura, barayabara, mbona amafaranga u Rwanda rutunze nayo dusanga adahagije kugira ngo aturihire amatike tuzabone na ya hoteli. Batangira guhamagara kuri phone, ku byombo. Icyo gihe babyitaga ibyombo. Bahamagara ku mupaka wa Rusumo, bababaza ngo mufite amafaranga angahe, ngo uyu munsi mwinjira angahe. Bahamagara wa Kagitumba, bahamagara
bose babaza udufaranga duhari ngo batuzane barebe ko bateranya tukabona uko tujya mu rugendo. Sinzi niba yaranakwiriye icyo gihe kenshi leta iyo yashakaga kugira icyo ikora yajyaga gusaba muri FPR. FPR niyo yatwongereyeho tubona udufaranga tujyana n'utwo gushyira za ambasade, ari ambasade ya Washington, ambasade ya New York. Amafaranga icyo gihe bashoboye kwegeranya kuko ambasade zari zimaze amezi 2 zikora zitagira amafaranga. Ari Mutaba wari uri Washington, ibyo yakoraga byose yakuraga mu mufuka we. Ari Manzi Bakuramutsa wari uri New York, ibyo yakoraga byose yakuraga mu mufuka we, nta mafaranga yarahari. Hanyuma rero icyo gihe navuga ko leta yakubisinze ibipfunsi ishaka udufaranga yabashyira kugira ngo izo misiyo zikore. Amafaranga 186 babiha umuntu witwa Ndagijimana wari Ministre w'Affaires étrangères ngo ayashyireza abambasaderi babone uko bakora. Manzi Bakuramutsa yari ambasaderi, Mutaba wari chargé d'affaires. Ubwo ari 186 by'amanyarwanda by'amadolari. Yego. Cyakora nyine Ndagijimana aho kuyabaha ayakubita ku mufuka aratoroka arigendera. Ubwo za ambasade ziguma gutyo nyine. So ibyo ni ibintu nakubwira. Ubwo ibyo 186 wongeyeho na misiyo bari baduhaye yo kujyana delegation ya Bizimungu, navuga ko ari yo mafaranga u Rwanda rwari rufite icyo gihe. Nicyo kikwereka nyine uko u Rwanda rwari rumeze. Ibintu byari bikomeye, byari bibi. Hari abantu babona u Rwanda rumeze gutya bakibagirwa aho rwavuye. Twe turaruzi uko rwari rumeze. Nifuje kubabwira ibyo bintu bibiri. Kumva u Rwanda rwose ari umunuko. Icyo kintu nakubwiye, wavaga hano i Kigali ujya Butare, ahantu wabonaga umuntu caracara ni Muhanga, ni Ruhango, ni Nyanza, abantu bakeya nabo. Igihugu cyari vide wa mugani. Byerekana nyine ngo igihugu cyari cyarapfuye, kigeze habi rwose. Ubwo rero nashatse kukubwira ibyo kugira ngo wumve neza uko ibintu byari bimeze. Muri icyo gihe kandi wanabaye n'umunyamabanga mukuru wa RPF Inkotanyi, umuryango wavuye ku ishyaka ryaharaniraga kubohoza u Rwanda. Byagenze bite kugira ngo ishyaka ryarwaniye kubohoza igihugu ribe ishyaka ubuzima bw'igihugu bwose burambirijeho? Ubwo nyine nyuma yo kuba umujyanama wa perezida, naje kugerwa Ministre wo gutwara abantu n'ibintu n'itumanaho. Nyuma rero nyuma yaho baza kongera umuyobozi wa kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ibyo kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango wacu FPR Inkotanyi byo byaje nyuma. Byaje muri 1998 muri kongere yayo cyangwa se bureau politique élargie yabaye mu kwezi kwa kabiri muri 1998. Nibwo natorewe kuba umunyamabanga wa FPR. Mu by'ukuri FPR Inkotanyi imaze guhagarika jenoside no kubohora rwose igihugu, niyo yashyizeho ikibuga cya politiki ari umuryango wa FPR Inkotanyi cyangwa andi mashyaka bashoboye
gukiniramo politiki. Ikintu cya mbere rwose abanyarwanda bakwiriye kumva bagasobanukirwa cyatumye uru Rwanda rwiyubaka, nuko nyuma yo gutsinda intambara, aho kumera nk'abandi bantu bose batsinda bakikubira ibintu, ubundi mu cyongereza baravuga ngo the winner takes it all. Twebwe abayobozi b'umuryango wacu, cyane cyane nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, we yaravuze ngo nta kuntu twakubaka uru Rwanda twihariye ubutegetsi, ntabwo twaba dutandukanye n'abo dukuyeho. Ubwo rero ni nayo mpamvu no muri guverinoma ya mbere yashyizweho byabaye ngombwa ko amashyaka yose yari yanditswe muri akoro ya Arusha, usibye Merende yari yakoze jenoside, yateguye ikanashyira mu bikorwa jenoside. Ayandi mashyaka yose twarayazanye ajya muri guverinoma. Yewe ndetse na Merende ntabwo twayikuyemo yose, kuko twashatse abantu bo muri Merende batageze aho bahurira n'ubwicanyi, nuko bamwe banze. Ari nk'uwari ambasaderi Uganda witwa Kanyarushoki, twaramusabye ngo bamushyire muri guverinoma aranga. Hari n'undi wari ambasaderi wabo muri Canada, turamusaba ngo ajye muri guverinoma aranga. Kubera iki? Twashakaga gushyiraho FPR yashakaga gushyiraho guverinoma abanyarwanda bose bazajya bareba bakayibonamo, guverinoma ishobora guhumuriza imitima y'abanyarwanda. Buri munyarwanda ahari akavuga ati iriya guverinoma ntishobora kwicara ngo ingambanire, ntishobora kwicara ngo igire umugambi wo kundimbura, kuko uriya muntu arampagarariye. Rero navuga ko iryo ari ryo buye ryubatse uru Rwanda ubona, kuba twararesiste cyangwa se twaranze ibishuko abandi bantu bose bagira by'uko iyo watsinze utwara ibintu byose. Tukavuga ngo uru Rwanda ni urw'abanyarwanda bose, abanyarwanda bose bakwiriye kurwibonamo. Rero FPR kubera nyine ibyo bitekerezo byiza yari ifite, yakomeje kuba moteri ya guverinoma nyine. Sinavuga ngo ni moteri ya guverinoma gusa, yabaye moteri ya sosiyete nyarwanda, moteri y'igihugu. Kuko nyine yumvaga ikwiriye gukomeza icyatumye ibaho ni uguhindura imitekerereze n'imyumvire n'imikorere y'abanyarwanda, kugira ngo twubake u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo, twubake u Rwanda rwihesha agaciro, rwiteza imbere. U Rwanda nyine umunyarwanda wese aho ari hose, yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze, ashobora kuvuga ati nanjye ubu sinshobora guhisha ko ndi umunyarwanda. Ibyo rero ntabwo twari kubiha abandi, twagombaga kuguma ari twe tubiyoboye, ahubwo tubigeza mu bandi, kugira ngo n'abandi nabo babyumve gutyo. Ntabwo twari kuvuga ngo twarwanye turarangije, akacu nako kurwana rwose. Byo navuga ko abantu bazi amateka ya FPR, kurwana yari option Z, twabyitaga option Z. Kurwana nyine twarwanye kuko nta bundi buryo twari twashoboye kubona bwahindura u Rwanda, ariko icyo twashakaga ni uguhindura u Rwanda. Rero niyo mpamvu twashatse kuguma turi mu cyongereza baravuga muri driving seat. Mwanabayeho minisitiri w'uburezi, icyo gihe
harimo ndetse na nyuma yaho ubu ngubu naho umuntu yavuga ko musoreje inshingano zanyu hari harimo no kuyobora kaminuza y'u Rwanda, mwatuye ko mwari abayobozi bungirije muri kaminuza y'u Rwanda. Ariko reka dusubire muri cya gihe muri minisitiri w'uburezi, ibibazo mwasanzemo ni ibihe se, mwabashije kubikemura gute mu burezi ubwo? Navuga ko nabaye minisitiri w'uburezi mu gihe kitoroshye, kuko nkimara kuba minisitiri w'uburezi, nabaye minisitiri w'uburezi guverinoma imaze gufata ibyemezo bibiri bikomeye. Hari icyemezo cy'uko abana bose bagomba kwiga nibura imyaka 9, kandi nyine kigahita gishyirwa mu bikorwa. Urumva cyari icyemezo kitoroshye, kuko twagombaga gushaka uburyo haboneka amashuri bigiramwo, ndetse no gushaka abarimu babigisha. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko tugenda twubaka amashuri, classrooms, mu buryo budasanzwe, kuko ndibuka nkimara kuba minisitiri, nabaye minisitiri mu kwezi kwa 7 muri 2009, twari twatanze bije yo kugira ngo twubake ayo mashuri igera kuri miliyari 45, haboneka miliyari 11. Rero dusanga kandi nyine tugomba gushyira mu bikorwa icyo cyemezo cya guverinoma. Icyo gihe turavuga ngo reka twubake ibyo byumba by'amashuri mu buryo budasanzwe. Turagenda twicarana na polisi, twicarana n'ingabo z'u Rwanda, twicarana n'abayobozi ba prison, twicarana n'abayobozi b'inzego z'ibanze, twiyemeza gufatanya twese ngo tumobilize ubushobozi buhari bw'abanyarwanda, noneho izo miliyari 11 tuziguremwo isima, tuziguremo imisumari, tuziguremo ferabeto, tuziguremo amabati, ariko ibindi byose abanyarwanda babyikorera. Amabuye bayicukurire, banayatware ku mutwe, bayazane aho twubaka, twishakemo abafundi, kuko abafundi n'abanyarwanda barahari. Ikindi twakoze muri ayo mafaranga, twashatse abenjeniyeri en construction, buri karere tugaha umwenjeniyeri en construction, noneho dushaka n'abatekinisiye bize ibyo kubaka. Buri secteur tubaha umutekinisiye, noneho abo tubaha n'igishushanyo mbonera cy'ishuri dushaka kubaka. Ibisigaye tumobiliza abaturage, barabikora. Twubaka, uwo mwaka twubatse ibyumba by'amashuri 3,192. N'umwaka ukurikira tubikora gutyo, n'ukurikira tubikora gutyo. Ubwo tubonye ibyumba by'amashuri byo kwigishirizamwo abana bariho bajya mu mwaka wa 8, uwa 7, uwa 8 n'uwa 9. Ubwo rero haza ikibazo cy'abarimu. Noneho turavuga tuti ntabwo twabona abantu bigiye ubwarimu bangana n'ibyo byumba mu mwaka umwe. Noneho dusaba noneho n'abarangije amashuri asanzwe, turavuga ngo reka tubashyiremo, noneho ahubwo tujye tubaha amasomo y'uburyo umuntu yigisha, kuko ubwenge bwo barabufite, ubumenyi barabufite, haba hasigaye kubigisha uburyo umuntu abutanga. Dukora nabyo, ibyo birakunda. So urumva ntabwo byari ibintu byoroshye. Icya kabiri, uwo mwaka niwo twemeje ko abantu bakwiye kwiga mu Cyongereza.
abanyeshuri abarimu bigishaga muri primaire na secondaire nka 90% nta cyongereza bari bazi. Usibye ko bari barakize bariho biga amashuri asanzwe ariko ntibari barakize mu buryo bamenya kukivuga no kuba bakigishirizamo. Turavuga tuti twabigira duti, turavuga ngo guhera ubwo mu mwaka wa 2009 2010 na 11 buriya nta barimu bigeze bafata konje. Buri vakansi yose twabakoreraga amasomo intensive y'icyongereza. So urumva hari ibibazo bibiri navuga ko bishobora kuba byaragize icyo bihungabanya ku ireme ry'uburezi, kuko n'ubundi ryacumbagiraga ko nabitwaga ngo bigisha mu Gifaransa, bigishaga mu Gifaransa nacyo kidafatitse kuko ntibari banakizi nacyo, ariko byibura bari baramenyereye kwigisha gutyo. Noneho ko bashyira mu cyongereza batazi namba, ubwo ntibyabuze icyo bihungabanyaho. Nabo bantu bose bahise bimuka bakomeza biga, ndetse n'abarimu bagiyemo batarigiye kwigisha, ubwo nabyo ntibyabuze icyo bihungabanya ku ireme ry'uburezi. Ariko twaravugaga ngo reka abana baze mu ishuri, ibyo byose tuzagenda tubikosora. Nibyo Minisiteri y'Uburezi yakomeje kugenda ikosora uko uburyo bugenda buboneka. Yego, nkuko mubivuga icyo gihe urumva ntago byari byoroshye. Nyuma yaho n'ubundi mwakomeje gukorera igihugu, muhabwa n'izindi nshingano zitandukanye, ariko nanone nyuma Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongera kubagirira icyizere, abagarura mu burezi. Ngira ngo ni naho mwinjiriye mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko Umunyarwanda yakwibaza muri aka kanya kuri iki kiganiro ati iyi kaminuza mugiye mu kiruhuko cy'izabukuru, mwebwe mu mboni yanyu muyisize hehe? Kaminuza y'u Rwanda navuga ko ihagaze neza. Kaminuza ihagaze neza nubwo itabuze ibibazo byo ntibibura, kuko yenda mbahaye icyo umuntu yakwita mu cyongereza background, cyangwa mbasubije inyuma gatoya. Kaminuza y'u Rwanda nka Kaminuza y'u Rwanda buriya ni nshya, imaze imyaka 6, iri hafi kumara imyaka 7. Imyaka 7 muri institution ntabwo iba ari myinshi cyane. Ikindi ni ukureba ese yavutse iti. Kaminuza y'u Rwanda yavutse mu ihuzwa rya kaminuza 7 twari dufite muri 2013, ariyo Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, NUR, KIST, Kashi, Kiye, Izaye Busogo, Umutara Polytechnique na SFB. Urumva ufashe ibigo 7 bitandukanye, kandi ibigo by'amashuri makuru. Buri amashuri makuru mu isi yose birazwi ko atagondeka, ntahinduka mu buryo bworoshye. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo reka mbivuge mu cyongereza then mbishyire mu kinyarwanda, ngo universities are the second most difficult institution to change after the Catholic Church. So bivuze ngo kaminuza ntabwo zipfa guhindura imikorere, imyitwarire mu buryo bworoshye ngo ni nka Kiliziya Katolika. Ubwo rero ufashe institution 7 urazivanze, imwe yose ifite culture yayo, ifite umuco wayo, imikorere yayo, kugira ngo uzavange iyo mico 7 yose, none uzabyaremo umuco umwe abantu bose bahuriyeho, bubaha, bateze imbere. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubwo rero ni urugendo turimo, ariko icyo nashima nuko buhoro buhoro tugenda
turugera ahantu ubu iyo ugiye ntabwo abantu bakikubwira ngo twebwe muri kisite twakoraga gutya, twebwe muri iyo myaka yose washakaga kuzana ikintu umuntu akavuga ngo ariko siko muri kisite twabikoraga, ariko siko muri kiye twabikoraga. Ibyo navuga ko aha mvuye muri kaminuza ibyo biriho bishira rwose. Abantu batangiye kujya bireba nka kaminuza y'u Rwanda, ntibakireba nka kisite, ntibakireba nka NUR, nta tugurupe tugihari. Ubwo urumva tumaze gutera intambwe nziza. Noneho ubwo mvuze mu kubaka institution nka institution. Noneho rero reka mvuge no mu myigishirize no mu gukora ubushakashatsi n'iki. Kaminuza y'u Rwanda buri ijya kujyaho twahereye kure ku bibazo byari bihari dufite ziriya kaminuza zose. Wagira gutyo ugasanga ufite nk'umwarimu wigisha isomo nka microbiology muri kisite, ariko akaba afite amasaha adahagije kuko yenda ntibafite amasaha abantu biga microbiology benshi cyangwa se porogaramu nyinshi ziga microbiology, ariko waramwangaje ni umu microbiologist, aho kwigisha amasaha 900 mu mwaka yenda arigisha 600 kuko niyo ari disponible. Noneho ugasanga muri NUR bakeneye umwarimu wigisha microbiology, bajya guhamagaza uwo muntu ngo aze kubigishiriza bakarinda kumuriha nka professeur visiteur, kandi uwo ni umwarimu wa leta ahembwa na leta imwe itunze kaminuza y'u Rwanda, itunze na kisite. Ugasanga harimo gupfusha ubusa amafaranga y'igihugu. Kuba rero twaravanze tukagira kaminuza y'u Rwanda imwe, uwo mwarimu yabaye umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda. Ahari amasaha akwiriye kwigisha, igihe atari yuzuza amasaha ye arayigisha batarinze kumuha andi mafaranga. Icyo bamuha ni kumushakira uburyo agera hajya kwigisha, ntabwo bamuha honorarium. So icyo ni nk'ikibazo kimwe cyakemutse, kuko abarimu bose babaye abakaminuza imwe, yewe n'abanyeshuri babaye abakaminuza imwe. Civil engineering mu Mutara Polytechnic, undi akiga civil engineering muri NUR, undi akiga muri KIST. Ariko ugasanga kubera NUR ifite reputation, mwajya ku isoko bakabanza ku muntu warangije muri NUR, kandi mwese muri abantu bigishijwe na university imwe, na guverinoma imwe. Ubu rero urangije arangiza ari graduate wa UR. Agaciro UR ifite ikabaha bose, ikabaha kimwe. Ubwo nindi ntambwe twateye. Ikindi rero nakongeraho, kera kubera twagiraga nyine utwo duprogramu hirya no hino, twose dufite abarimu badahagije. Abo barimu rero ntabwo babonaga umwanya wo gukora ubushakashatsi. Wasangaga icyo bakora mbere na mbere ari ukwigisha, kuko ntibabaga bahagije. Ariko iyo nk'ubu ufashe porogaramu ya civil engineering, abantu biga iby'ubwubatsi, ugafata ukazivanga, porogaramu yari iri NUR ukayivanga n'iyari iri muri KIST, ukayivanga n'iyari iri mu Mutara Polytechnic. Niba muri NUR bari bafite abantu bafite doctora 6 cyangwa se 3, KIST bafite 2, Umutara bafite 2. Ubwo iyo ugize porogaramu imwe bose bakajya hamwe, ubonye abantu bafite doctora barenze 10. Ubwo umaze kugira icyo umuntu yakwita mass critique y'abantu bashobora no kujya hamwe bakategura programme de recherche. Ubu rero kaminuza y'u Rwanda iyo urebye umubare wa publication ikora, ukakompara na za publication izo kaminuza 7 za kera zagiraga, usanga twarakubye inshuro enye. So byerekana iki? Kuba twaragiye hamwe byatumye tugira mass critique y'abantu bashobora gukora recherche. Ubwo tukaba tunapubliya cyane, kandi tunapubliya na publication zifite agaciro, zifite ireme. Kuko iyo urebye uburyo abashakashatsi bo mu isi
bazireferaho. Bavuga ngo nk'uko muri gande wo muri kaminuza y'u Rwanda yanditse avuga nk'ubwo Karara, nk'uko usanga batuvuga cyane. Bivuze ngo publication zacu zifite impact nini, ku buryo hari ikigo mpuzamahanga giherutse gukora ubushakashatsi, cyakoze ubushakashatsi muri 2016 cyerekana ko impact ya publication za kaminuza y'u Rwanda ari iya kabiri hano muri East Africa, muri za kaminuza zose zo muri East Africa. So byerekana rero ko kaminuza y'u Rwanda ihagaze neza. Cyakora ntabwo ibuze ibibazo, kuko turacyakeneye kugura cyangwa se kubaka za laboratoire moderne kandi nini zihagije. Hari igihe usanga dufite ka laboratoire yenda ubundi muri norme internationale kagakoreshejwe n'abantu 40, yenda programu igakoresha irimo abantu 200, ukumva nyine ko aho haracyari ikibazo. Turafite amazu ashaje atagezweho, ariko turagenda tuyarehabilita. Ikindi navuga, turacyafite umubare w'abarimu badafite ubushobozi bwo hejuru bwifuzwa muri kaminuza, kuko nk'ubu pourcentage y'abarimu bafite doctora bigisha muri kaminuza igeze kuri 28%, 27 n'ibice. Ubundi twifuza ko nibura 65% y'abarimu bacu bagira doctora. Urumva n'urugendo tukigenda, ariko ikiza nuko twatangiye za programu za doctora. Ntabwo bikiri ngombwa ko buri muntu wese ushaka kugira doctora agomba kujya hanze, kuko birahenze. Dufite za programu nyinshi zatangiye, ku buryo ubu muri universite hari abantu barenze hafi 200 bakora doctora. Honorable Ambassador, ngira ngo nanone nk'uko twabivuze mu mirimo myinshi mwagiye mushingwa, mwagiye munahagararira u Rwanda mu bihugu bitandukanye, ndetse no mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, mu nshingano nyinshi mwagiye mushinga. Umuntu yavuga ko muri iyo mirimo y'ububanyi n'amahanga mwashinzwe ari irihe somo muhakuye? Affaires étrangères cyangwa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubuhagarariye Perezida wa Repubulika, iyo ambasaderi uhagarariye Perezida wa Repubulika. Nabaye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga imyaka 5 n'igice, ambasaderi hafi imyaka 4 mu Buyapani, hari nako mpagarariye u Rwanda muri Australia, Nouvelle-Zélande, Thailand na Philippines. Amasomo navanye muri iyo mirimo, icyambere nuko abantu bahagarariye u Rwanda navuga ko aribo bantu mu badiplomate bafite akazi koroshye, kubera guhagararira nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'icyubahiro afite mu isi. Biroroha rero kumuhagararira, kuko nta muntu wabwira, nta guverinoma wabwira ngo ufite ubutumwa uyizaniye buvuye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo bajijinganye kutakwakira. Kandi burya nyine uri Minisitiri w'Affaires étrangères cyangwa se uri ambasaderi, icyambere ni ukubona audience. Iyo rero ubona audience mu buryo bworoshye kubera uwagutumye, ubwo umurimo wawe uba woroshye. Ikindi cyoroshya umurimo wo guhagararira u Rwanda nuko ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda bwubatse
ku mahame akomeye yo kutajarajara, yo kumenya icyo dushaka kandi tukagihagararaho, ku buryo ibihugu hafi ya byose bimaze kumenya ko iyo u Rwanda rwemeye ikintu ruba ruzagikora, kandi iyo u Rwanda rutemeye ikintu nabyo rurabikubwira. Ntabwo tugira diplomasi yo kubeshya. Icyo kintu rero nacyo ni ikintu cyoroshya umurimo wo guhagararira u Rwanda. Ikindi yenda nakongeraho ni uko iyo uhagarariye u Rwanda uba uzi neza ko u Rwanda rugufashe mu mugongo, ntabwo rugutererana, ntirukwigarika. Ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niyo waba wagize icyo uvuga yenda utabajije, icya mbere bakora ni icyo kuguprotectinga, yenda bakazakubaza igituma wahubutse, ariko ijambo ryawe barabanza bakaridefendinga. So navuga rwose ko guhagararira u Rwanda, guhagararira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari umurimo uteye ishema, ukaba n'umurimo worohejwe n'uko u Rwanda rufite foreign policy cyangwa se rufite politiki y'ububanyi n'amahanga iri predictable. ubuzi neza icyo u Rwanda ruzakora, kubera ntabwo rwitwara nk'uruvu. Ntabwo u Rwanda rwitwara nk'uruvu. Uruvu ni chameleon, ngo rugende ruhinduka bitewe n'uko rugeze mu byatsi by'icyatsi kibisi cyangwa se mu cyatsi cy'umuhondo, icyatsi gitukura. Rufite principles ruhagarariyeho, nk'uko mubizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni umuntu uri principled. Ibyo rero bituma u Rwanda ruba predictable, rukaba trusted. Ibyo rero bikoroshya umurimo wo guhagararira u Rwanda. Hanyuma urumva muri izo nshingano zose mwagiye mukora, umuntu yavuga ko urugendo rwanyu muri politike, muri bamwe mu bayobozi u Rwanda rwagize, umuntu yavuga ko rwabaye successful. Umuntu avuze gutyo ntabwo yaba yibeshye. Nihe nama mwagira abandi banyapolitiki bakiri wenda muri urwo rugendo, cyangwa se n'abandi bateganya kujya muri urwo ruganda? Niwe wenda ariko umuntu yabivuga, cyangwa se urwo rugendo. navuga nari mvuga igituma guhagararira u Rwanda byoroshye, ko ari predictability, ari ukutaba uruvu, kutaba kamelewo, ukagira principles bugenderamo. Kuba u Rwanda ruri principled, buriya nicyo cyubatse image y'u Rwanda. Ndibuka kera muri za 1995 na 1996 na 1997 hari ibintu twagiye dukora, ibihugu byinshi bikavuga ngo ariko kari agahugu ko kari arrogant. Ariko buhoro ibihugu byagiye ahubwo bidukundira icyo, ko tuvuga icyo dutekereza, kandi icyo dutekereza tukaba ari cyo dukora, icyo twavuze tukaba ari cyo dukora. Ibyo nibyo byubatse ishema u Rwanda ubona rufite.
yenda mbaye n'utandukiriye gatoya ariko nakwibutsa nk'ubu muri 1994 guverinoma y'u Rwanda niyo yasabye ko hajyaho ICTR, International Tribunal for Rwanda, ariko baduhaye International Tribunal for Rwanda idahuye n'ibyifuzo byacu turayanga. Icyo gihe twari members ba UN Security Council, nitwe twari igihugu cyari cyarakorewe jenoside, nitwe twari twaranayisabye ariko to voting against it. Icyo gihe nari nagiriwe icyizere cyo kujya gufasha Manzi kugira negociation ya ICTR. Ibihugu birahaguruka, ibihugu bikomeye byose za Amerika, z'Ubwongereza, Faransa bo bari mu ipfunwe nta nicyo banavugaga, badushyiraho pressure ngo mwoka byaramwe mwoye kuvota contre, ngo basi ni mwiyabstone. Turavuga ati no, ntabwo kwiyabstone twaba tubaye indyarya, turavota contre kuko mwaduhaye ibyo tudashaka. Ubwo baohereza na za delegation na UN Secretary General yohereza delegation yowe na Ardo. Icyo gihe baza kudushyiraho pressure, bavuga ngo turaba duciye nk'amabere ni tuvota contre, ariko turanga tuvota contre. Hajize igihe dushaka kwirukana aba UN monitors, UN human rights monitors. Icyo gihe siravuga perezida bahamagara perezida wacu na vice president bavuga ngo ntimushobora kwirukana UN monitors ngo mwaba muciye nk'amabere. Turabirukana ko twasobanuraga ko batagikora akazi kabazanye. Icyo gihe banatorokeshaga bamwe mu bajenosideri, twirukana na minuwari nayo nuko nayo turayirukana, tuvuga ibyaha iriho dukorera turayirukana. Ariko icyo gihe isi yose yarahugurukaga. Ubundi mu bihugu byinshi bya Afurika ntushobora kubona perezida wa Amerika guhamagaye akubwira ngo sigaho ntukore iki ngo urengeho ugikore. So ubwo kubera twagendaga dukora icyo twumva dukwiriye gukora, byatangiye abantu bagira ngo ni arrogance, ariko baza gusanga ari ukuba principled. Natanga n'izindi ngero nyinshi. Ndibuka rimwe twigeze gukora ikintu kitajya gikorwa. Perezida Clinton yaje muri Afurika, noneho ashaka gusamoninga abaperezida bose ngo baze guhurira nawe muri East Africa. Abo muri East Africa ngo baze guhurira nawe Kampala. Twe turamwangira, turavuga ngo niba utaje mu Rwanda twaranakorewe na jenoside, kubera iki twe twajya hariya? Ndibuka twagiye kuganira n'abayobozi bamwe bo muri Amerika, baratubwira ngo muzi ko ikintu mwakoze n'Ubwongereza n'Ubudage n'Ubufaransa butatinyuka kugikora. Ntabwo perezida wa Amerika yabaje Lisbon ngo ahamagara aba perezida cyangwa aba premier ministre ba Europe ngo bahurire Lisbon bangi. Twe turababwira tuti twebwe turi principled. Ibyatubayeho bituma nta kintu tugitinya, kuko niki se mwadukorera kirenze jenoside yabaye mubona ntimugire icyo mukora. Uzi ko byatumye President Clinton aza ahindura gahunda, kandi ubwo tuganira n'abo bayobozi baravuze ngo ntibishoboka, ngo nta muntu ujya uhinduza perezida wa Amerika gahunda. Turavuga ati nta cyubwo adashobora guhindura gahunda, natwe nta perezida wacu ntazaza. So byatumye aza anatwara perezida Bizimungu muri Air Force One amujyanye mu nama Kampala. So buhoro buhoro rero kuba principled. Natanze izo ngero zose nerekana ko ari byo byubatse
credibility na respectability u Rwanda rufite uyu munsi. So abana batoya rero nabo bariho baza muri politiki cyangwa mu byo bakora byose, ikintu ntababwira bakwiriye gushyira imbere, bakwiriye gushyira imbere kuba principled, bakagira integrity, bakagira honesty, ntibajye mu manyanga ayo ariyo yose, bakaba hard working, kuko n'u Rwanda cyarugejeje aho rugera n'ibyo byose, ariko biza bijya ku murimo ukorwa, ibintu u Rwanda rukora yewe n'urwanga akabura icyo avuga, akavuga ati nubwo mbanga ariko barakora, baratera imbere. So abana rero bariho bakura mu byo bakora byose, byaba ari ibya politiki, byaba ari akazi gasanzwe, bubake kuri ibyo bintu, kuba honest, kugira integrity, kutamera nk'uruvu, kugenda uhindagurika, ube credible, then ube hard working. Ibyo ni wabivanga, hanyuma hejuru ukongeraho kumenya Imana, ugakunda Imana, kuko iyo unakunda Imana ibyo ngibyo irabigushoboza. Impamvu ibigushoboza ni uko abantu bo wabihisha, ushobora kwihisha umuyobozi wawe, ushobora kwihisha, ugakora ibyo yakubujije, ariko Imana yo ntaho wayihishira. Iyo uzi ko aho uri hose Imana ikubona, izakurinda no gukora ibyo bintu udakwiriye gukora. Ibyo bishyize hamwe byanze bikunze bizabaherekeza mu rugendo, kandi urugendo rwabo ruzaba rwiza. Honorable, ni gute mwabashaga guhuza politike n'imyemerere yanyu ku buryo nta kibangamira ikindi? Mu by'ukuri ni uko politike abantu bayumvise nabi. Ubundi politike muri definition simple it is the scientific management of societal problems. Ubwo se ufashe ibyo ukabikora gutyo byabangamira imyemerere gute? Igituma abantu bakunze kwibaza ibyo bibazo ni ukuvuga ngo muri politike hari igihe abantu babona amanyanga, abantu bakavuga ibyo batemera, bagakora ibyo batemera, bakagira bati, ariko ubwo ntabwo baba bakoze politike nk'uko ikwiriye kubikorwa. Kuko politike ni iki se? Ibigamije gukemura ibibazo by'abantu, ibibazo bya community, ibibazo bya society, ibibazo by'igihugu. Ubwo se ntibishoboka gukemura ibibazo by'abantu ubicishije mu kuri, ukoze ibyo kugororoka, utabeshye, utibye, utabaye corrupt. Actually ibyo bita politike, it is the total opposite ya politike. Kuko politike ntabwo ari corruption, politike ntabwo ari ukubeshya, politike ntabwo ari ukudakora ibintu byo kugororoka. Iyo ukoze ibyo politike yawe iba mbi, nta n'iki kugezaho, irakudindiza ikanagusenyera. Rero ntabwo mbona ko gukora ibyo bitandukanye n'imyemerere, niyo mpamvu nabishoboye. Ikindi nkunze kubwira abantu ni uko kuba umukristo biroroshye kandi biranakomeye, aho ari hose, haba ari muri politike biroroshye kandi birakomeye, haba ari no mu murimo w'Imana biroroshye kandi birakomeye, haba ari muri business biroroshye kandi birakomeye. Kubera iki mvuga ngo biroroshye kandi birakomeye? Kuko aho hose Imana irahari, iyo wayishingikirije iragushoboza, kandi aho hose Satani arahari. Iyo utabaye careful, utamuresistise, utamurwanyirije nk'uko Bibiliya itubwira ngo nimuyirwanye izabahunga, nimuyihunge nayo izabahunga. Iyo utabikoze gutyo ntahita gufatira. Yewe no mu itorero niyo uri umuyobozi w'itorero,
utamenye guhagarara no kurwanya satani agutsinda mu itorero uyobora, ukahasambanira, ukahibira, ukaharira amabati y'abapfakazi n'imfubyi, kandi witwa ngo uri umuvugabutumwa. So ni ukumenya nyine ko aho uri hose hari iyo ntambara hagati y'ikibi n'icyiza, ugahora rero utoranya uruhande ujyamo. Rero njye navuga ko aricyo cyanshoboje, nagerageje komatana n'umwami Yesu kugira ngo ashoboze. Dusoza rero ngira ngo ikibazo cya nyuma cyaba ikijyanye n'imirimo muteganya. Sinzi wenda urumva hashize icyumweru abanyarwanda babimenye, ariko sinzi niba mwaratangiye kubitekerezaho cyangwa niba mwari mwaranabitekerejeho mbere. Muri iki kiruhuko cy'izabukuru cyanyu mugiyemo, haba wenda hari ibyo muteganya gukoramo? Mu by'ukuri ntabwo nanicara ngo mpange ibyo nzakora. Buriya nubwo namenye nyine ko ngiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru mu ijoro ryo kuwa 4, nari narasabye ntegereje ko bansubiza. Hanyuma rero mu ijoro ryo kuwa 4 nibwo nabonye ibaruwa inyemerera ko nahita ngenda. So ntangira rero ibyo gutegura ihererekanyabubasha, gushyira ibintu mu buryo. Ahantu wari umaze imyaka 4 uba ufite ibintu, burya mu biro hari igihe tuvanga ibyacu n'ibyo bya ofisi, so kugira ngo bishyire mu buryo. So n'inyandiko no kwandika inyandiko y'ihererekanyabubasha naraye nyitanze nimugoroba, twaraye tugeranye ihererekanyabubasha nimugoroba. Na n'ubu nyine ntihaba habuze utuntu uvuga uti nubwo namubwiye ibi ndabona bitarasobanutse neza, nkeneye kongera kumusobanurira. So nacaga no muri za email ngenda muha explanation. So ndacyafite ibintu byo gukora bijyanye na UR. Ubundi umurimo usanganywe nari naraburiye umwanya, ntirirwa ntekerezaho. Ni umurimo wo gusoma Bibiliya, wo gusenga, wo kureba uko abandi bakunda kandi bubaha Imana babaho, nsoma ibitabo banditse, ndeba inyigisho batanga, no gukunda abantu. Ubundi cyane nageraga umutima ukunda abantu no gusura abantu no kubaganiriza, ariko ubu nari narabiburiye umwanya kubera akazi kenshi nagiye ngira muri iyi myaka 26. So ndumva ngiye kugira umwanya wo gukunda abantu no kubaha umwanya wanjye. Ibyo rero byo ntabwo ndinda kubipanga, byo birahari. Ariko ubwo ntihazabura n'ibindi biziramwo. Ubwo ko Imana izajya ibizana niko nzagenda mbyakira. Ikindi navuga ni uko muri iyi myaka 33 nari maze ndi umunyamuryango wa FPR. Ikintu nize kurushaho cyangwa se nakuzemwo no gukunda igihugu. Rero iyo ukunda igihugu aho uri hose, uba ufite inshingano n'umurimo wo kugikorera mu buryo ufite muri icyo gihe. Ibyo ari byo byose nzakomeza mpura n'abantu, mbakundisha igihugu cy'u Rwanda. Aho mbonye opportunité zagirira akamaro u Rwanda, zagirira akamaro kaminuza y'u Rwanda, sinzabura kugira icyo nakora. So umurimo wo gukunda u Rwanda, wo kuruvugira, wo kurukundisha abandi, uwo nawe uzahoraho. Yenda ikizaba gihindutse nuko ntazaba mfite za deadlines nkuko nazigiraga, rimwe na rimwe zikambuza gusinzira. So nuko mbona igihe kiri imbere
ariko uko iminsi itera imbere yenda sinzabura n'ibindi yenda nakora. Mu by'ukuri ntabwo imbaraga zashizemo, n'ikindi cyose abayobozi b'u Rwanda babona nashobora gukora kijyanye n'imbaraga nsigaranye nagikora. Yenda icyatumye nsaba kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ni uko umurimo nari mfite wansabaga gukora birengeje urugero, wari ufite demands na stresses nyinshi bitajyanye n'ubuzima nari mfite, ariko ntibivuze ko ntacyo namara, umutwe uracyakora. Ubwo sinabura naho ntanga inama. Reka tubashimire cyane rero Honorable kuba mwemeye kutwakira mukemera kugirana ikiganiro natwe. Ubwo mbwire n'abari mudukurikiye ko uyu munsi twari twasuye Honorable Ambassador Charles Murigande. Ni umuntu yavuga ko amaze igihe kitari gito mu buyobozi bw'u Rwanda. Mwabikurikiye mu kiganiro twagiranye, inzego zitandukanye yagiye ayobora. Ni umwe mu bantu kandi bitangiye kubaka igihugu cyacu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu nshingano nyinshi yagiye ashingwa, ariko cyane cyane muri politike, mu bubanyi n'amahanga ndetse n'uburezi. Mwakoze cyane kuri uyu munsi kwemera kuganira na One Nation Radio. Murakoze kuri uyu mwanya mwamaye. Yenda sinzi niba nkifite umunota umwe nakongeraho, navuga ngo mu by'ukuri muri iyi myaka 26 nashimira Imana mu byo yanshoboje gukora, ariko cyane cyane nashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu cyizere yagiye ampa anshyira mu myanya itandukanye, ndetse akananshyigikira mu mirimo nagiye nkora. Nkaba nashimira n'abantu twakoranye bose uburyo bagiye banshyigikira. Ndumva Imana yaranshoboje muri byinshi. Hariho n'ibyo nagiye nkora yenda bitari mu mirimo iri officielle, nashimira Imana cyane. Buriya kugira ngo mujye mubibona, tujya tugira amasengesho ahuza abayobozi b'u Rwanda. Buriya twayatangiye kera muri 1995. Mu bintu byinshi nishimira nagizemo uruhare nari amasengesho, numva nyashimira Imana kuko byatumye abantu bajya hamwe ari abayobozi bazi ibibazo igihugu gihanganye nabyo, maze bakabisengera, bagahamagara Imana ngo izibane nabo mu byo bariho bagerageza gukora kugira ngo bakemure ibyo bibazo. Ndahamya ko Imana itabuze kutwumva no kudusubiza no guha ubwenge abo bayobozi batandukanye, uhereye kuri Perezida wa Repubulika ukamanuka ukagera yewe no ku muyobozi w'umudugudu. Iduha gukorera hamwe, byose bifatanyiriza hamwe kugira ngo dutere intambwe twateye. Uriya nagize n'uruhare mu gushyiraho uriya muryango witwa Transparency International. Igihe nagize igitekerezo cyo kuzana abantu tujya hamwe ngo dushyireho ishami rya Transparency International Rwanda. Buriya rero uriya muryango nawe wagize uruhare runini cyane rwo kumenyekanisha mu rwego mpuzamahanga effort cyangwa se ibyo u Rwanda rukora rugamije kurwanya corruption. Bituma u Rwanda rugenda rugira umwanya mwiza mu byerekeranye no kurwanya ruswa.
kandi burya bigira akamaro cyane, kuko iyo abantu bazi ngo igihugu cyanyu kirwanya ruswa, kigerageza gukorera mu mucyo, bituma abantu baza kugira investment muri cyo. Hari utuntu nk'utwo Imana yagiye inkoresha, numva nashimira Imana nyine, kuko natwe twagiye tugira akamaro mu kubaka u Rwanda hejuru y'ibyo twaganiriyeho bindi. Mwakoze kuba mwampaye aka kanya, Imana ibampera umugisha. Imana namwe ibahe umugisha, murakoze cyane. Murakoze.